Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Vale Plus nk'ibisanzwe nizere ko mumeze neza. Uyu munsi turi tariki 11 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026 turi ku cyumweru cya 255 nk'ibisanzwe no kubagezaho filime zisobanuye ni Vale Plus nk'ibisanzwe cyangwa se Voice of agasobanuye Legacy. So rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe filime zasohotse nk'uko nagiye mbimasezeranya, ariko mbere ya byose nk'abantu ndagira ngo mbibwire ko icyitwa filime cyo gikomeza kuba agatereranda. Ubu aka kanya tuvugana filime z'umusobanuzi bita Unique Buringanire ntazasohotse, ubwo yiyongereye kuri Feyi, yiyongereye kuri Junior Giti, yiyongereye kuri Dirani, yiyongereye kuri Savimbi, yiyongereye kundi musobanuzi bita Remy de Bande, yiyongereye kuri Ndewundi. N'abasobanuzi benshi turi kugenda yiyongereye kuri Master P, n'abasobanuzi benshi turi kugenda tura filime zabo zitari kuboneka, ariko by'umwihariko buriya nubwo baba batari gukora cyangwa filime zabo zisohoke zijya hanze, ntibyakubuza kubasanga DM cyangwa se inbox ukababaza impamvu badakora. Hari igihe usanga bafite na filime bakaba bazi kwera ku giti cyabo mukiciringira bitewe wenda sometimes n'ubwumvikane buke cyangwa se n'amananiza aba yabaye hagati yabo na koperative, bikarangira filime zitageze ku badisibanazi. So ubwo rero uri umukunzi wa Unique Buringanire wamuvugisha ukareba niba hari filime afite yiwe yakoraga akayigukomereza mu buryo bwe, cyangwa se niba uri umukunzi wa Master P ukamuvugisha niba ari filime ushaka gukorera akayigukorera, n'abandi bose bagiye batandukanye nabo basavye. Muri rusange nuko biba bihagaze. Hanyuma rero mwese ndi mu magambo, reka turebere hamwe filime zasohotse iki cyumweru. Filime zasohotse, hasohotse Gigabyte 110 hakora abasobanuzi aribo abangaba. Habanje gukora uwitwa Sagamwiza yakoze My Husband is Mafia, akora Saru, akora indi serie nshyashya bita Pearl in Red yageza kuri 5 ni Saru. Hanyuma uwitwa Skovu yagize gutya nawe akora Man in Section 6 na 7 Last House. Hanyuma iyi bita Ride or Die yo yari maze igihe cy'umuru gisho yari yasohotse, mbaze impamvu bongeye bakayisura ngo ni swamenye uko biba bimeze, ntabwo biba byoroshye. Hanyuma uwitwa Yamani rero yagize gutya akoze agati mu ntozi, navuga ngo yirashe, arangije akora Shop of Killer season 2 akubura Perfect Nyiribisiga. Urumva icyumweru gishe Perfect Nyiribisiga yari yabikoze, ariko uno Yamani navuga ngo yirukanse arenga iwabo, niko navuga. Yamani ibintu byihorere rwose ntabwo ari ibyabo. Hanyuma uwitwa Be the Great yagize gutya akora Blood vs Duty, ayivana kuri 1 yageza kuri 6, 5 Fragrance ayivana kuri 21 yageza kuri 20 mwita Be the Great cyangwa se Mr Beautiful. Uwitwa Be the Great akimara gukora, undi wakoze ni uwitwa Bingo Kibiringanya. Nk'ibisanzwe murabizi yakoze filime nyinshi cyane zishoboka kugira ngo abadisibanazi cyangwa se n'abakunzi be banezerwe. Yakoze Meheki ayivana ku 181 arijyana igeze kuri episode ya 205. Hanyuma akora n'indi bita Rani ayivana kuri 51 ayigeza kuri 60. Bamwita Bingo Kibiringanya cyangwa se Mr Bingo muri Bingo Entertainment. Kibiringanya ntago yoroshye, ntago yoroshye. Hanyuma rero nyuma ya Bingo Kibiringanya hakoze uwitwa Gaheza Simba batanze iriya Wild Heart, akaba ari serie n'ubundi ari gukora inyura kuri Ganza TV kuri Star Time ayivana ku 107 kugeza ku 111. Hanyuma mu Rwanda akora yitwa Ben Lam ayivana kuri 7 kugeza kuri 11, arangira kore n'indi bita Borderline irangira nizo uwitwa mu Rwanda yabashije. Nyuma mu Rwanda hakoze bita Kapo Kirimbuzi yagize gutya adukita filime ebyiri abanaziduha zinakombase. Yakoze yitwa Pedi, akora n'indi ni filime imwe yakoze filime imwe irangira bita Pedi ifite ibice 3 A na B na C icyumweru cyose.
hanyuma uwitwa Mungeri Equalizer cyangwa Equalizer yagize gutya nawe akora iyo bita Soulmate, filime irangira akora niyo bita Teach You a Lesson, ayivana kuri rimwe ageza kuri gatanu. Iyi Teach You a Lesson nayo akaba yapfuye uwitwa Yusufu Region. Ahubwo mu bintu mwihaye mwese mukiri bashyashya mutihorere no gupfubura abagenzi banyu, ntabwo ari kariyeri yanyu. Niba mwita Mungeri Equalizer. Mungeri Equalizer akirangira hasohoye filime z'uwitwa Nkuba. Uyu Nkuba yari amaze ukwezi n'ibyumweru 4 adakora, arangije atanga amaso kuva kuri episode ya 61 ageze kuri 70. Bamwita Nkuba Pota, umuhungu w'Urubavu. Ewana umusore bita Nkuba nawe umujene wa danje, kuba ukeneye inkweto, ukeneye n'ibindi bintu, uturuka mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda aho bita za Rubavu, amuvugisha nawe n'umujene mwiza ubikora. Nyuma ya Nkuba akoze uwitwa Perfect Nyiribisiga aka Kiyoni. Uyu Kiyoni yagize gutya adukorera yitwa Lucky, adukorera iyo bita A Born Killer 1 na 2, arangije akora na Shop of Killer 5 na 6, Debit Collector arangije ubwo Debit Collector 2026 sinzi niba atari yindi Rock yari yarakoze, arangije akora niyo bita Eastern Place cyangwa The East Place Palace. Hanyuma batanga Frozen Flower, ni filime ya HD wita Peak Production. Professor Nyirabyo Hakimu, umusore guturuka i Burundi, DJ Burundi mumeze bien, mumeze fresh. Bo bita Professor Hakimu nyuma yo gukora ubukwe, nyuma yo kuba ameze neza, bo bita Professor yadukoreye yitwa Duty, ni minisitiri kuva kuri rimwe kugera kuri episode ya 10, bamwita Hakimu Professor. Nyuma ya Hakimu Professor hakoze uwitwa Rukikimomo, batanga Salemu episode 12 na 13 finali. Ubwo bivuze ngo Rocky ni filime ze babashije gutanga. Nyuma ya Rocky hakora uwitwa Sankara da Premier, batanga Death Game kuva kuri episode ya 2 kugera kuri episode ya 5, bamwita Sankara da Premier, Sankatito, umuvandimwe wa Junior Giti. Hanyuma uwitwa Savimbi batanze filime ze yitwa Mohenjo Daro n'indi bita Moto Engine. Ubwo bivuze ngo ni filime irangira. Hanyuma uwitwa Sinia ku ifarashi akora iyo bita Avengers Endgame 2026, Divomath n'indi bita Gucci na The Last House bahuriyeho n'uwo bita Scope. Bishobora kuba ari nziza. Hanyuma uwitwa Stone movie cyangwa Stone One movie yagize gutya nawe aba aduhaye yitwa Journey to Center of the Earth. Hanyuma akora niyo bita Stone One se wivuzera. Hanyuma uwitwa The Teacher aduha iyo bita Civil War, filime irangira, Heikus, Shadow Age na Toy Story, bamwita The Teacher. Hanyuma nyuma y'uwo nguwo undi wakoze ni uwitwa wakoze wa nyuma no witwa nde yakoze Jane Ajane, akora na Visuda, bamwita Zira Atani. Muri make rero izo filime navuga ngo zasohotse ingoro cya 255. Ibindi birenze ibyo ngibyo navuga ngo gukomeza kuyangana. Filime n'ubundi zikomeje kubura nk'ibisanzwe, ariko navuga ko atari ikibazo wenda cy'abasobanuzi cyangwa se ikibazo cyaho filime zituruka, ahubwo mu buryo buri muntu wese ureba filime afite uruhare mu kugira ngo filime zibe zagira gute zaboneka. So rero muri rusange nibyo nababwira byo mu cyumweru cya 255. Hanyuma ku bijyanye na filime Rocker yabemereye gukora bita Shop of Killer, bisama muri iyi minsi nawe bitamworoheye. Icyo nababwira ko nuko nyuma yo kwamamaza zira nzoga z'ibyuma, ubona abagenzi be ubu bari muri campaign zo kuba bakangurira urubyiruko kuba batakongera gusubira kuziba. Urumva rero bari baragwaye ikiraka, hari abantu bimeze nkaho wagumuye ngo bajye banywa izo nzoga, murabizi yamamaza ingwe akamamaza izitwa za zira nzoga zo muri NBG. Ubu ngoro gahunda no kuvuga ngo nta cyuma, ngoro gahunda zimeze. So rero ndabakunda, Imana ikandusha ibisigaye ubuteka abane namwe.
ciao ciao, hasta la vista, ibiganiro byacu nakagaruka.